Hari ikintu cy'ingenzi twebwe abantu nk'inyoko dufite turusha izindi nyamaswa zose, ndetse icyo kintu nicyo cyatumye dutera imbere mu binyabuzima byose bibaho. Abari twe tuvamo dutera imbere, duhinduka abategetsi b'isi. Gusa icyo kintu cyatugejeje aha ni nacyo cyavuyemo ububi bwose umuntu ashobora kugira ku rwego akora ibintu izindi nyamaswa zidashobora gukora: gukorera hamwe no kwishyira hamwe. Ibi nibyo byatugize ibihangange kugeza tubaye abategetsi b'iyi si, ariko nibyo byatugize inyamaswa zifite ubunyamaswa buruta ubw'izindi nyamaswa zose zibaho: intare, impyisi, ingwe, urusamagwe, ingona, imvubu n'izindi nyamaswa z'inkazi. Inyinshi zica izindi nyamaswa ari uko zishaka kuzirya. Zizica kugira ngo zizigire ibiryo. Inyamaswa nke nizo zica zigamije kwica gusa, kandi nazo inyinshi zibikora kubera ko zashotowe. Abantu nizo nyamaswa zica izindi nyamaswa bagamije kuzirya, bagahindukira bakica n'abandi bantu bagenzi babo batagamije kubarya, ahubwo bashingiye ku kuba mu kwishyira hamwe no mu gukorera hamwe twihimbiye, twarageze aho tugashyiraho amahame adafite ikintu na kimwe ashingiyeho gifatika nk'amadini, inkomoko, amoko. Abantu dufite kamere yo kwicana ku buryo n'ubwoko cyangwa se uburyo bwo kwicana hagati yacu twabuhimbiye amazina. Mu mazina y'ubwicanyi twihimbiye, reka tuvuge kuri jenoside. Ubaza umunsi ku wundi, hashize imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi ibaye. Ni kimwe mu bikorwa bibi byabaye ku isi mu kinyejana cya 20. Mu kinyejana cyose jenoside yakorewe abatutsi niyo yakozwe mu gihe gito igahitana abantu benshi. Mu minsi 100 hishwa abarenga miliyoni. Ubwo nibura buri munsi mu Rwanda hishwaga abatutsi 10,000. Mu kinyejana gishize nta hantu byari byarabaye ko mu gihugu kimwe hashira iminsi 100 buri munsi hapfa abantu 10,000 bishwe na bagenzi babo b'abaturanyi basanganywe, kandi ibyo bakabikora ari ibintu byemewe na leta inabishyigikiye. Ni gute twisanganye mu bunyamaswa? Ni gute abantu bamara imyaka myinshi bategura uburyo bazica abaturanyi babo, abo bazi n'abo batazi, yewe n'abataravuka? Jenoside yakorewe abatutsi yateguwe mu gihe cy'imyaka irenga 35. Imyaka 35 hategurwa umugambi wo gutsemba abatutsi, kandi bakabamaraho burundu mu buryo bwose bushoboka. Nyuma y'iyi myaka bategura, bitoza, igihe cyarashyize kiragera, umugambi wateguwe igihe kirekire ushyirwa mu bikorwa, maze abatutsi batangira gutsembwa koko byanyabyo, guhera ku mwana ukiri mu nda ya nyina, uruhinja, igitambambuga, igisekeramwanzi, abana bato, ingimbi n'abangavu, abasore n'inkumi, abagabo b'ibikwerere n'abagore b'amajigija, kugeza ku musaza rukukuri, badasize n'abatutsi bari bafite ubumuga bwabo bwo mu mutwe n'ubwo ku mubiri. Abo bose baziraga ko ari abatutsi. Uyu mugambi wo gutsemba abatutsi washyizwe mu bikorwa ku mugaragaro mu buryo buzwi. Kuva ku itariki ya 7 mu kwezi kwa 4 mu 1994 kugera mu kwezi kwa 7 mu 1994, mu minsi 100 hishwa abatutsi barenga miliyoni. Mu biganiro bihereye kuri iki ndetse n'ibindi bizakurikiraho, tugiye kugaruka byihariye kwishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Tuzagaruka kuri bimwe mu byayiranze umunsi ku wundi kugera ihagaritswe. Iki gice cyanditswe na Bizimana Christian yifashishije igitabo cyanditswe n'icyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG cyitwa Rwanda 1991-1994, yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ni igitabo cyasohotse mu kwezi kwa 3 mu 2021. Mu ijoro ryo ku itariki ya 6 rishyiriye 7 Mata mu 1994, nyuma y'ihanurwa ry'indege Falcon 50 yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal, nibwo interahamwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana batangiye gushyira amabariyeri mu duce twinshi tw'umujyi wa Kigali, banatangira kwica abatutsi. Kimwe mu bikorwa interahamwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bahereyeho kwari ugushaka uburyo bwo kujya kurimbura abatutsi bari bahungiye muri Stade Amahoro i Remera, ahafatwaga nk'ahantu harinzwe kubera ko hari hakambitse ingabo z'umuryango w'abibumbye Minuar. Uwo mugambi waje kuburizwamo n'imirwano hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, bituma benshi mu batutsi n'abandi bari muri Stade Amahoro barokoka.
mu bari bahungiye muri stade Amahoro bakarokorwa na FPR Inkotanyi harimo umunyaburayi w'umubirigi witwaga François Veritaire, wari impuguke mu bijyanye n'imiyoborere, akora isuzuma ry'imishinga u Rwanda rwaterwagamo inkunga n'ishami rya Loni rishinzwe iterambere. Kuri iyo tariki kandi nibwo Major Aloys Ntabakuze wayoboraga umutwe w'abaparakomando wabaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yategetse abasirikare yayoboraga gutangira kwica abatutsi n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bari batuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ahitwa mu Kajagari. Kuri iyo tariki kandi nibwo abatutsi bagera kuri 17 biganjemo abapadiri ndetse n'ababikira biciwe mu kigo cy'abayezuiti cya Centre Christus i Remera. Mu bishwe harimo Padiri Chrysologue Mahame wari ufite imyaka 67. Uyu yayoboraga iki kigo. Yari no mu bashinze umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro witwaga Association des Volontaires de la Paix, AVP. Aba bose bishwe n'abasirikare ba leta barimo banidaga umukuru w'igihugu n'abaparakomando b'i Kanombe bafatanije n'interahamwe. Mu mugambi wo kwikiza abanyapolitike batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana batari bashyigikiye umugambi wa jenoside, ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 ku ikubitiro hishwe Minisitiri w'Intebe Madame Uwiringiyimana Agatha n'abasirikari 10 b'Ababiligi bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye bari bashinzwe umutekano we. Bishwe babanje gukorerwa iyicarubozo n'abasirikare ba leta y'u Rwanda bari bayobowe na Major Bernard Ntuyahaga wahamijwe icyo cyaha n'urukiko rwo mu Bubiligi rumukatira gufunga imyaka 20 mu 2007. Iki gihano ubu yarakirangije ndetse yoherezwa mu Rwanda, ubu niho atuye. Abandi bishwe ni perezida w'urukiko rushinzwe kurira itegeko nshinga Bwana Kavaruganda Joseph, ba Ministre Federico Nzamurambaho wari na perezida w'ishyaka PSD, Maître Félicien Ngango wari vice perezida wa PSD n'umugore we Odeta ubona benshi, Faustin Rucogoza wari Minisitiri w'itangazamakuru wari mu ishyaka rya MDR ndetse na Randuard Ndasingwa wo mu ishyaka rya APR bishwe ku ikubitiro n'abasirikare barindaga perezida Habyarimana. Uwo munsi radio Muhabura ya FPR Inkotanyi niyo yabaye iya mbere mu kwamagana iyicwa ry'abatutsi n'abanyapolitike b'abahutu batari bashyigikiye jenoside. Umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi icyo gihe yatangaje ko bafite inshingano zikomeye zo kurinda abaturage b'inzirakarengane bicwaga, anatanga amabwiriza yo gutangiza igikorwa cyo guhagarika jenoside. Guhera ku itariki ya 6 Mata mu 1994 mu ijoro, Radio Rwanda na RTLM byacishagaho itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Bagosora Theoneste wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo. Mu izina rya Minisitiri w'Ingabo, iryo tangazo ryemezaga urupfu rw'umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana Juvenal, rinasaba abaturage kuguma mu ngo hagamijwe gushyiraho uburyo bwo kwica abatutsi bose hatagize n'umwe. Muri ako kanya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane cyane ku Kacyiru na Kimihurura, interahamwe zahise zishinga za bariyeri zinatangira kwica abatutsi. Ni nako kandi ubwicanyi bwakwiriye hirya no hino mu Rwanda, abatutsi baricwa. Ubwicanyi bwabaga buyobowe na ba burugumestre n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze. Hamwe mu ubwicanyi bwahise butangira ni muri komine Giciye muri prefegitura ya Gisenyi. Hiciwe abatutsi benshi barimo n'umugore wa Bwana Bazivamo Christophe wakoraga mu mushinga w'ubuhinzi muri ako gace. Muri komine Bicumbi muri prefegitura ya Kigali, burugumestre Juvenal Rugambarara yahise atangira gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica abatutsi. Uyu Rugambarara yemereye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ko ubwe yishe abatutsi bagera ku 100 yahamwe n'icyo cyaha. Ku itariki ya 7 Mata mu 1994 kwica abatutsi byakomereje Nyamata muri Bugesera na Sake muri prefegitura ya Kibungo. Mu yahoze ari komine Runda muri prefegitura ya Gitarama mu karere ka Kamonyi uyu munsi, naho ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya 7 Mata mu 1994. Abatutsi baho biciwe mu duce twa Biharabuge, kuri Nyabarongo, ahitwa mu Ruramba, ku Isenga, ku Kiraro kuri Ruriba, mu Gasharara, ku Idongo, kuri station Irunda, kuri bariyeri ya Bishenyi, ndetse hari n'abajugunywe mu mugezi wa Cyabariza. Irunda hakomoka bakoze jenoside bibirangirire ari nabo batangije jenoside Irunda, barimo Kamana Claver wari rwiyemezamirimo w'umwubatsi,
Uwimana Pelagie wari umwarimu ndetse na Ndayambaje Sixbert wari burugumesitiri wa Runda. Kuri uwo munsi kandi mu yahoze ari komini Kayenzi naho muri Gitarama, abatutsi biciwe ahitwa kuri Cocobeka n'ahitwa Intwari kuri Nyabarongo, ubu ni mu karere ka Kamonyi. Muri komine Gisuma, prefegitura ya Cyangugu, naho abajandarume batangiye kwica abatutsi, kimwe no muri Nyaruguru ahitwa Ruramba muri prefegitura ya Gikongoro. Nanone muri komine Muko muri prefegitura ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe, abicanyi bagera ku 100 bayobowe n'umukuru wa police ya komine afatanyije na burugumestre Kayihura Albert bishe abatutsi 7 bari bahungiye kuri paruwase ya Mushuri. Bari mu mukozi wari ushinzwe imari ya komine Michel Gacendere n'umuryango we wose. Mu mujyi wa Gisenyi, Colonel Anatole Nsengiyumva wayoboraga ikigo cya gisirikare mu karere ka Gisenyi yahise akoresha inama ihuriyemo intera hamwe impuzamugambi, abasirikare ndetse n'abajandarume. Icyo gihe hafashwe icyemezo cyo gushyiraho bariyeri hose mu mujyi no kwica icyitwa umututsi cyose. Abishwe babasangaga mu ngo zabo, imodoka zigatwara imirambo zikajya kubajugunya mu byobo byari byarateguwe mu irimbi rya Gisenyi. Abicanyi bari barahimbye Commune Rouge. Ubwicanyi bwahise butangira ku Nyundo, bukomeza ku minsi yakurikiyeho. Abatutsi barenga 800 biganjemo abana n'abagore bari bahungiye kuri paruwasi Gatolika ya Nyundo baricwa. Harokotse mbarwa. Ubwo bwicanyi nabwo bwateguwe kandi bunayoborwa na Colonel Anatole Nsengiyumva. Ku mugoroba w'itariki ya 7 Mata, nanone abatutsi bagera kuri 50 biciwe mu iseminari nto ya Nyundo, naho abagera ku 150 bicirwa muri paruwasi Gatolika ya Busasamana muri diocese ya Nyundo. Kuri uwo munsi kandi ahitwa Kabasheja mu murenge wa Rugerero muri Gisenyi hiciwe abatutsi bari bakuwe n'intera hamwe kuri komini Rubavu, naho abandi bicirwa muri Centre Saint Pierre, ni mu nzu y'abakobwa ba Musenyeri mu cyahoze ari Rwandex ya Gisenyi, kuri kiliziya ya paruwase Stella Maris ndetse no kuri komine Rouge mu mujyi wa Gisenyi. Ubwicanyi bwarakomeje muri Mutura na Rwerere, Imudende no mu Bigogwe. Abatutsi bicwa n'abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe cyayoborwaga na Lieutenant Colonel Alphonse Nzungize. Ku itariki ya 7 Mata kandi muri komine Mukingo muri prefegitura ya Ruhengeri habaye inama yo gutangiza jenoside ibera kwa Nzirorera Joseph wari umunyamabanga mukuru wa MRND ku rwego rw'igihugu, yitabirwa na Colonel Ephraim Setako, Harerimana Emmanuel wari burugumesitiri wa komine Mukingo, Colonel Augustin Bizimungu, Casimir Bizimungu, Jean Baptiste Nyabusore, Esdras Baheza, Jonathan Bambonye, Jean Damascene Niyoyita, Dominique Gatsimbanyi wari burugumesitiri wa komine Nkuri, Asiel Ndisetse ndetse na Lazare Ndangiza. Interahamwe zagumye hanze zitegereza ikiva mu nama. Iyo nama yafashe icyemezo ko abatutsi bicwa bitarenze mu gitondo cyaho. Hemejwe kandi ko hatangwa imbunda, hakanashyirwaho za bariyeri ahantu hagiye hatandukanye. Colonel Bizimungu yashinzwe gushyira mu bikorwa icyo cyemezo. Nyuma y'inama yatanze imbunda, aziha abari abakonseye nabo baziha abaturage ndetse n'abakuru b'intera hamwe barimo burugumestre Juvenal Kajerijeri na Baheza Esdras. Nyuma yaho abatutsi bahungiye mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Isaye Busogo barishwe bose, ndetse abapolisi n'intera hamwe bajya kwica abatutsi bagera kuri 43 bari bahungiye kuri paruwasi ya Busogo. Kuri iyo tariki ya 7 Mata mu masaha 9 y'igicamunsi abatutsi bose bari bamaze kwicwa, ku buryo iminsi yakurikiyeho intera hamwe zari zariyisa Mahindure, zari umutwe w'abicanyi wo muri komine Mukingo zagiye kwica ahandi muri prefegitura Ruhengeri. Ni muri urwo rwego zagiye kwica abatutsi bari bahungiye ku rukiko rw'ubujurire mu mujyi wa Ruhengeri, Nyabihu, Musumba ahitwa Nkuri ndetse na Nyakinama. Kuri iyo tariki ya 7 hishwe abatutsi bari bahungiye mu Bugarama muri prefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi. Aba babakuraga mu ngo zabo bagahita babica bakaboroha mu migezi ya Rusizi, Ruhwa na Rugiro. N'ubwicanyi bwari buyobowe na Yusufu Munyakazi ndetse na diregiteri w'uruganda rwa Simerwa Marcel Sebatware wahungiye mu gihugu cy'Ububirigi, uyu nguyu yanabonye ubwene gihugu bw'icyo gihugu. Hishwe kandi abatutsi Igikunda Mvura muri prefegitura ya Cyangugu mu karere ka Rusizi.
Kuri uwo munsi abatutsi biciwe muri santere ya Kivuruga mu karere ka Gakenke, ku biro bya komine Musasa ahari muri perefegitura ya Kigali ngari ndetse no mu nkengero zayo. Biciwe Muhondo mu karere ka Gakenke, bicirwa ku biro bya komine Tare muri Kigali ngari, bicirwa ku bitaro bya Nemba no muri santere ya Gakenke. Kuri iyo tariki ya 7 hishwe abatutsi Ikananira muri Nkungu muri perefegitura ya Cyangugu. Hishwe abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadivantiste b'umunsi wa 7 rwa Hesha mu murenge wa Mukamira. Abangaba bari bavanywe muri segiteri Nanga muri perefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu karere ka Nyabihu. Hishwe kandi abandi batutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadivantiste b'umunsi wa 7 rwa Gisizi mu murenge wa Muringa ni muri Nyabihu. Abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, abari bahungiye muri kiliziya ya Rambura mu murenge wa Rambura muri Nyabihu, abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe muri Gisenyi, ndetse n'abari bahungiye kuri segiteri Byahi muri perefegitura ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu. Bukeye bwaho ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 jenoside yakwiriye mu gihugu hose. Abasirikare n'intera hamwe bakaza umurego mu kurimbura abatutsi, kubera ko ubwo munsi umutwe w'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana bafatanyije n'intera hamwe kwica abatutsi bo mu gace ka Nyamirambo bari bahungiye ahantu hagiye hatandukanye, harimo kuri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga, mu kigo cy'abafrere cy'abayozefiti ndetse no muri Collège Saint André i Nyamirambo. Uwo munsi kandi ni nabwo intera hamwe zatangiye kwica abatutsi bari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika ya Ruhuha ni mu Bugesera. Nanone kuri iyo tariki muri komini Taba muri perefegitura ya Gitarama ubwicanyi bwatangiye gukaza umurego guhera ku itariki ya 8. Icyo gihe intera hamwe zashyize bariyeri ahantu hagiye hatandukanye, harimo ahitwa Rwabashyashya, Buguri, Gishyeshye no mu nkengero z'ibitaro bya Remera i Rukoma. Uwitwa Kubwimana Silas wari umuyobozi wa MRND muri komine Taba wari ufite ijambo rikomeye, yaje gukoresha inama ahitwa mu Kiryamo cy'Inzovu, atangaza ko umwanzi ari umututsi ko bagomba kumutanga. Akomeza abeshya ko abatutsi bacukuye ibyobo byo kuzashyiramo abahutu. Buhoro buhoro batangiye kugenda bajyana abatutsi aho mu Kiryamo cy'Inzovu bari barise muri Senide kuva ku itariki ya 8, bose baricwa. Ku isonga y'ubwo bwicanyi hari uwitwa Kubwimana Silas, niwe wayoboye ubwicanyi, niwe watangaga itegeko ryo kwica. Aturiya mu mwice, uriya mu mureke nzamwicira. Abicanyi bahoraga aho ngaho kuri komine Taba bategereje Kubwimana kugira ngo ababwire gahunda yo kwica. Abatutsi baje ari benshi aho ngaho kuri komine, basanga intera hamwe zirabategereje. Aho habaga hari abashinzwe kubica, abandi bafite akazi ko kubarimiraho ibisinde. Hari n'umuringoti muremure bagatondekamo imirambo. Intwaro zakoreshejwe mu kubica ni impiri, udufuni n'imbunda. Mu cyahoze ari komine Kamembe ubu ni mu karere ka Rusizi, abatutsi biciwe kuri Paruwasi ya Nkanka kuri komine yahoze ari ya Kamembe. Guhera ku itariki ya 8 Mata abatutsi batangiye guhungira kuri Paruwasi ya Nkanka kubera ko ubwicanyi no gutwikira abatutsi byari byatangira ahitwa Gitwa na Murambi. Impamvu yatumye abatutsi bahungira kuri iyi Paruwasi ya Nkanka nuko bari basanzwe bahahungira ntibahicirwe, kandi na burugumestre wari wa komine Kamembe Mubirigi Jean Napoleon yari yaravuze ko abatutsi umutekano wabo uri bucungirwa kuri Paruwasi, ndetse yohereje abapolisi bo kubarinda. Ariko si cyo yaragamije. Yashaka kumenya neza abatutsi bahari uko bangana no gucunga ngo batazabacika bagahungira muri Zaire. Burugumestre Mubirigi afatanije n'uwari padiri mukuru wa Nkanka Ngirinshuti Tadeyo bakoranye inama n'intera hamwe zari zikomeye zakoreraga muri komini Kamembe bategura kwica abatutsi. Umunsi ukurikiyeho intera hamwe zaraje zirabica zikoresheje grenade, ubuhiri bitaga nta mpongano y'umwanzi, imipanga, inkota n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye. Kugira ngo abatutsi bari bahungiye muri Paruwasi ya Nkanka batazirwanaho nibaterwa, Padiri Ngirinshuti Tade yamburaga abatutsi intwaro zose zirimo amacumu, imihoro, inkoni, impeto n'imyambi babaga bahunganye, ababwira ati nta mpunzi ihungana intwaro. Yagiraga ngo nibaterwa hatazagira uwitabara. Ikindi nuko abapolisi bari babarinze bari bafite icyumba kwa padiri cyari kirunzemo imbunda na grenade.
Ibi nibyo byakoreshejwe n'interahamwe zije kubica. Kuri komine Kamembe hiciwe abatutsi 60 bari bahahungiye. Nanone mu karere ka Rusizi mu murenge wa Muganza mu kagari ka Shara ahahoze ari muri komine Bugarama muri segiteri ya Muganza ahitwaga muri cellule spécialisée niho abatutsi bicirwaga. Aha ni interahamwe yari Ruharwa Yusufu Munyakazi yavukaga. Abatutsi baho ntabwo bigeze babasha guhunga ngo biyegeranye babashe guhangana n'interahamwe, ahubwo guhera ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 batangiye kwicwa, bakabavana mu ngo iwabo bakajya kubicira kuri Simerwa. Umuyobozi mukuru w'uru ruganda Marcel Sebatware ukomoka mu cyahoze ari komine Mukingo, ubu ngubu bari mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse na directeur technique Ntawumenya umunsi Jean-Marie Pascal ukomoka muri Rubavu, ubu ngubu akaba atuye mu Buholandi, nibo batanze urutonde rw'abatutsi bakoreraga muri Simerwa kugira ngo bicwe, ndetse basaba n'abakozi baho kubasohora babashyira interahamwe. Ku bakozi barenga 500 uru ruganda rwakoragamo abatutsi bagera kuri 80, kandi hafi ya bose barishwe uretse bake bahunze imbere. Kuri Simerwa niho hari bariyeri ikomeye cyane muri segiteri ya Muganza mu 1994. Kuri iyo tariki ya 8 kandi abatutsi benshi biciwe muri Buhinga muri Cyangugu. Buhinga iri mu ihuriro ry'imihanda minini 3, uturuka i Rusizi, uturuka i Nyamasheke n'uturuka muri Nyungwe. Aho muri Buhinga hashyizwe bariyeri yari iriho interahamwe nyinshi, harimo izikomeye nka Makambira, Damien bitaga Shitani, Muhutu wari umwarimu, Gitare na Mugenzi. Kuri iyi bariyeri guhera ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 batangiye gukubita no gutoteza abatutsi bahacaga bajya gusoroma icyayi, abandi bakabambika ubusa bababwira ngo nibabyine barebe. Ku itariki ya 8 kandi aho ngaho nibwo hiciwe abatutsi 4. Abatutsi batatwikiwe batangira kwicwa. Interahamwe zo muri segiteri Bushekeri zatangiye kugota abatutsi bo muri uyu murenge. Bagose abatutsi bo muri serire ya Ruvumbu, Rundwa na Nyanza, uwo bafashe wese bakamuzana ku Buhinga bakamwica bakamujugunya mu kirombe cyari cyaracukuwe ku Buhinga. Interahamwe zari zaratanze amabwiriza ko abatutsi bazajya bicirwa hamwe kugira ngo n'utaraboneka nawe bashe gushakishwa. Muri iki kirombe bajugunyagamo abantu bakiri bazima, abandi bakabatema ariko ntibabamaremo umwuka, kandi babatemye amaboko n'ibirenge ku buryo batanabasha kurira bakazapfa bababaye. Kuri uyu munsi kandi ku itariki ya 8 Colonel Anatole Nsengiyumva yategetse ko abasirikare n'interahamwe bica abatutsi bose bari ku Nyundo, mu seminari, mu bitaro, mu mashuri ndetse n'ahandi. Ku itariki yari yabanje ya 7 abatutsi bamwe bari bahungiye mu seminari nto ya Nyundo bishwe ku ya 8. Abarokotse bahise bazamuka basanga abandi kuri diocese, maze kuri iyo tariki ya 8 nyine birirwa barwana n'interahamwe. Igitero kinjiye mu kiliziya kiri kumwe n'abasirikari bica abatutsi bari mu kiliziya. Umupadiri witwaga Deogracias Twagirayezu niwe wishwe bwa mbere mu seminari. Yishwe n'interahamwe zaturutse muri Kibirira. Bamwe mu nterahamwe zikomeye zayoboye ubwo bwicanyi ku Nyundo ni Nkundabanyanga Fidel wari assistant medical, Kabirigi Stanislas wari conseiller wa segiteri Muhira, Mpozembizi Marc wari burugumestre wa komine Rubavu, na Padiri Nturiye Edouard alias Simba. Uyu afungiye mu Rwanda kubera ko icyaha cya jenoside cyamuhamye, yakatiwe igifungo cya burundu. Kuri uwo munsi kandi Colonel Anatole Nsengiyumva na Lieutenant Colonel Alphonse Nzungize bakomereje ubwicanyi muri kaminuza y'Abadivantisti b'umunsi wa 7 i Mudende. Iyi kaminuza y'Abadivantisti ya Mudende yari yubatse muri segiteri ya Mudende igice kimwe, ikindi kiri muri segiteri ya Mugongo muri komine Mutura muri prefecture ya Gisenyi. Ubu ni mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, abicanyi batangiye gutera abatutsi mu ngo zabo ku itariki ya 7, bituma abatutsi bahungira muri iyi kaminuza bahizeye amakiriro kubera ko abazungu bayikoreragamo bari biganjemo Abanyamerika. Barahageze umuzungu w'Umunyamerika wari uhari abaka inkoni zabo arazibika, azi ngo bari burindirwe umutekano, agerageza kubahisha agenda bashyira mu byumba bigiye bitandukanye.
nko mu masaha ya saa 9 z'amanywa abicanyi bagabye igitero muri kaminuza. Abonye bikomeye, za nkona zisubiza abatutsi bagerageza kwirwanaho. Abagabo barwanishaga inkoni, abagore n'abakobwa bakarwanisha amabuye n'amatafari. Birukanye ibitero by'interahamwe inshuro 3 biza bikaneshwa. Nyuma haje kuza igitero cy'abasirikare b'ikigo cya Bigogwe bayobowe na Lieutenant Colonel Alphonse Nzungize hari ku itariki ya 8. Ubwicanyi buhita bukaza umurego. Nibwo babateyemo za grenade, barabarasa amasasu menshi cyane, hago abatutsi benshi. Abari ku isonga mu bwicanyi bwahakorewe ni burugumesitiri wa komine Mutura Bakiye Jean Berkimase. Abandi ni ba conseiller ndetse na ba responsable babishishikarizaga abaturage. Abaguye muri iyo kaminuza ubungu bashyinguye mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze ruri mu murenge wa Kanzenze. Ku itariki ya 8 kandi abatutsi benshi biciwe kuri bariyeri yano yitwa kuri Mizingo muri serire ka Nyirabigogo segiteri Kanzenze ni muri komine Mutura. Ubungu ni mu mudugudu wa Mizingo ni mu kagari ka Nyirabigogo. Mu murenge wa Kanzenze hari bariyeri ikomeye cyane yayoborwaga na nta maherezo. Uyu nguyu yari perezida wa MRND muri komine Mutura. Inama zateguraga jenoside zakorerwaga iwe. Kuva iyo bariyeri igiyeho mu 1990 nta maherezo yaricaga agakiza. Iyi bariyeri yagiye itoteza abatutsi. Bigeze mu 1994 ku itariki ya 8 mu gitondo nka saa 1 za mu gitondo hiciwe abantu benshi cyane barimo bari barokokeye mu rusengero rwa Bweramana. Uwo munsi ku Mashyuza muri Nyamyumba ndetse no muri Burarirwa interahamwe zahiciye abatutsi benshi. Ku Mashyuza ni mu mudugudu wa Rambo ni mu kagari ka Kiraga mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Kuri iyo tariki ya 8 kuri Burarirwa hiciye abashoferi 11 b'amakamyo babaga baturutse hirya no hino mu gihugu baje kurangura ibinyobwa bya Burarirwa. Interahamwe zabakuye mu macumba kodeshwa cyangwa se lodge aho bakundaga gucumbika iyo babaga baje kurangura. Zarabashoreye zibajyana kubicira ku Mashyuza. Abazwi cyane mu babigizemo uruhare ni nk'uwitwaga Musafiri ndetse na Sibomana. Imibiri y'abishwe yarahavanwe ijyanwa gushyingurwa mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze. Ku itariki ya 8 kandi mu murenge wa Kinyinya abatutsi bagera kuri 200 bahungiye mu kigo cya radio y'Abadage Deutsche Welle cyakoreraga Kinyinya kubera ko bari bahizeye umutekano. Nyuma y'iminsi 2 abasirikare bari mu kigo cya Kami batumye ku buyobozi bwa Deutsche Welle ko bamenye ko bahisha abatutsi ko basaba kubasohora mu kigo cyabo. Nyuma Abadage barahunze basiga uw'imfura Calixte wahakoraga. Uwo munsi abonye ko bamaze kurira indege yahise ahuruza izindi nterahamwe zari Kinyinya ngo zize zimufashe kwica abatutsi bari buzuye muri icyo kigo. Baraje barabica harokokamo abantu 3 bonyine. Kuri uwo musozi wa Kinyinya hari interahamwe 2 za Ruharwa mbere yuko jenoside nyirizina itangira. Nuwo nguwo uw'imfura wakoraga muri Deutsche Welle ndetse na adjudant chef Zirimwa Abagabo wari umutoza w'interahamwe. Zirimwa Abagabo yajyaga ku kabari akagura inzoga akabanza akayisomyaho imbwa ye yarangiza agaha umututsi. Iyo yabyangaga baramukubitaga bakamumena imbavu agahinduka igisenzegeri. Abandi bisha abatutsi cyane aho ngaho Kinyinya ni abapolisi ba komine. Kugeza ubu abatutsi bose biciwe Kinyinya banahakomoka banditse ku rwibutso rwaho ni 441. Ariko banashakishije abandi baburaga basanga ari abantu 77. Ku itariki ya 8 kandi muri Gatonde mu murenge wa Mugunga ni muri prefecture ya Ruhengeri abatutsi baroshywe mu mugezi wa Mukungwa. Abatutsi bari batuye muri Mugunga mu cyahoze ari komine Gatonde yari yegeranye n'iya Ndusu nabo baroshywe mu mugezi wa Mukungwa. Ahitwa Bukeri ni ku gice kigana mu gace k'ubucuruzi n'isoko rya Vunga. Bukeri ni icyambu kiri ku mugezi wa Mukungwa gihuza imirenge ya Shyira muri Nyabihu na Mugunga muri Gakenke. Kuva kuri iyo tariki ya 8 Mata kugera ku ya 22 Mata abatutsi bakusanyirizwaga aho hantu bakabohwa nyuma bakajugunywa mu mugezi wa Mukungwa babwirwa ko boherejwe mu mishyikirano Arusha muri Tanzania.
icyo kiraro cyari cyubatse hagati ya za komine Gatonde na Ndusu. Mu bayobozi babigizemo uruhare icyo gihe harimo Conseiller Nsanzubukire Ernest, Burugumestre Nizeyimana Jean Bosco wayoboraga MRND muri komine Ndusu, Nizeyimana Gaspard alias Kaguta, Sous-Préfet Nzanana Dismas, Préfet wa Ruhengeri Nsabumugisha Basile na Aloys ndetse na Mutabaruka ex-fare, uyu yari umucungagereza. Nanone kandi uwo munsi ku musozi wa Kesho bakunze kwita mu Rubaya, ni mu gace k'umusozi wa Rubaya, hari imirima myinshi y'icyayi ndetse n'uruganda rw'icyayi izina hate Rubaya, ahiciwe abandi batutsi benshi. Aho hari mu cyari komine Gaseke, aho abatutsi b'Abagogwe bo mu nkengero z'umusozi wa Bigogwe ugera no mu karere ka Ngororero birwanyeho batera amabuye n'amacumu ndetse barwana n'interahamwe kugeza ubwo bishwe barashwe n'abasirikare, kubera ko kuri iyo tariki ya 8 abo basirikare baraje babarashisha imbunda zigiye zitandukanye. Zigira Nyirazo Prote wari musaza w'umugore wa Perezida Habyarimana, Burugumestre wa Gaseke Bazubahande Inyase na Jariba Anastase wayoboraga uruganda rw'icyayi rwa Rubaya nibo bateguye banayobora ubwicanyi muri ako gace. Kuri uwo munsi w'itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 henshi mu Rwanda ubwicanyi bwakoranywe ingufu nyinshi cyane bushingiye ku mugambi wo kurimbura abatutsi, kubera ko guhera ku ya 8 Mata ubwicanyi bwakwiriye mu gihugu hose. Irwankuba mu murenge wa Murambi hishwe abatutsi barenga 500 bishwe n'interahamwe ndetse n'abaturanyi babo. Aha hari igitero cyari kiyobowe na Conseiller Bizimungu Jean, uyu yarundanyije abatutsi bose hamwe barabatwika. Muri Kiziguro ku Rukungu, ubu ni mu kagari Kandatemwa mu murenge wa Kiziguro, mu masaha 2 gusa abatutsi hafi ya bose bari bahatuye bari bamaze kwicwa, bishwe n'interahamwe zo mu Bishenyi na Rukungu zari ziyobowe na Gakwerere Aloys na Muganga Manase ndetse n'izindi nterahamwe zari zoherejwe na Byansi Valence ndetse n'impunzi za Bidudu. Uwo munsi ku itariki ya 8 kandi hishwe abatutsi benshi ahitwa Kaje, ni mu kagari ka Rwimitereri mu murenge wa Murambi muri centre ya Rugwiro. Ahangaha bahakusanyirizaga abatutsi babashuka ngo niho babarindira, nyamara bwari uburyo bwo kugira ngo babicire hamwe. Ubwicanyi bwateguwe na Gatete Jean Baptiste afatanije n'uwari conseiller witwa Nkubana Jerome. Uyu Gatete Jean Baptiste yahoze ari burugumestre wa Murambi, yakatiwe gufunga imyaka 40 n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha. Ku rwego rwa mbere yari yarakatiwe igifungo cya burundu. Uyu munsi ku itariki ya 8 kandi hishwe abatutsi muri Orferina mu kagari ka Gakenke mu murenge wa Kiramuruzi. Abatutsi benshi bari bahungiye kuri Orferina bari bazi ko bari buhakirire, ariko siko byagenze kubera ko baje kuhabicira, abandi babajyana kubicira kuri Kiliziya ya Kiziguro. Abagize uruhare muri ubwo bwicanyi harimo Gatete Jean Baptiste wazengurukaga n'imodoka ashishikariza abahutu kwica abatutsi, harimo Munyabuhoro Pierre Claver wari conseiller hamwe n'izindi nterahamwe zamugendaga iruhande zari ziyobowe n'abapolisi barimo Rusagara ndetse na Deo Niyonzima. Kuri iyo tariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 hishwe abatutsi bari bahungiye mu ruganda rw'icyayi rwa Mata mu karere ka Nyaruguru, kandi nanone kuri uwo munsi hishwe abandi batutsi bari bahungiye ku musozi wa Nyawera ni mu murenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza. Uwo munsi kandi hishwe abatutsi bagera ku 500 bari bahungiye ku rusengero rw'Abadiventiste w'umunsi wa 7 rwa Cyambara ni mu murenge wa Bigogwe muri Perefegitura ya Gisenyi, hamwe n'abatutsi bari bahungiye mu bitaro bya Shyira muri Perefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu karere ka Nyabihu. Uwo munsi nanone nibwo hatangiye ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwatangiye muri komine Rutsiro muri Perefegitura ya Kibuye. Kuri iyo tariki ya 8 y'ukwa 4 mu 1994 nibwo habayeho ubwicanyi bwakorewe abatutsi kuri Paruwasi Gatolika ya Zaza no mu seminari nto ya Zaza. Iyi paruwasi ya Zaza ni imwe mu maparuwasi Gatolika ya mbere mu Rwanda, wakwita igicumbi cy'ubumenyi bitewe n'umubare munini w'amashuri ahari, amenshi muri yo nayubatswe na Kiliziya Gatolika ndetse n'abandi bihaye Imana. Aha kuba igicumbi cy'ubumenyi ntabwo byahabujije kuba igicumbi cy'amacakubiri n'ingengabitekerezo y'urwango ku batutsi.
mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku itariki ya 8 Mata nibwo hatangiye ubwicanyi bweruye ku mugaragaro ku manywa y'ihangu muri paruwasi ya Zaza. Ku itariki ya 9 n'iya 10 Mata ibitero bikomeye byagabwe ku batutsi bari bahungiye kuri paruwasi byica abatutsi benshi, abandi benshi barakomereka bikomeye. Hakoreshejwe intwaro za gakondo, imbunda na za grenade. Ku itariki ya 11 Mata abari basigaye batishwe n'ibitero byo kuri paruwase bahungiye mu iseminari nto ya Zaza. Uwo munsi nta bitero bagabweho. Ku ya 12 n'iya 13 Mata interahamwe zinjiye mu iseminari zica bari bahahungiye. Imirambo bayijugunya mu kigega cy'amazi cy'iryo shuri. Ku ya 19 Mata abari bahungiye ku kigo nderabuzima babakuye mu bitaro bajya kubicira hanze yabyo. Aya niyo matariki y'ingenzi yahitanye imbaga y'abatutsi bari bashoboye guhungira kuri paruwase, ku iseminari nto ndetse no ku kigo nderabuzima. Abandi biciwe mu cyaro ahantu hagiye hatandukanye bagendaga bihisha. Ku 27 na 28 Mata inkotanyi zashoboye kurokora abatari barishwe bari bakihishe mu bihuru ndetse n'ahandi. Ku ya 2 Gicurasi mu 1994 nibwo ingabo z'inkotanyi zabajyanye Kabarondo kubacungira umutekano ndetse no kuvura abakomeretse no kubahumuriza no kubasubiza mu buzima busanzwe. Urwibutso rwa Zaza rushyinguyemo imibiri y'abatutsi isaga 12,000 yavuye mu mirenge ya Mugesera, Gashanda, Karembo na Zaza. Abari ku isonga ry'icwa ry'abatutsi bashyinguye mu rwibutso rwa Zaza barimo Depite Jyamubandi Jean Bosco, Burugumesitiri wa komine Mugesera, Gakware Leonard, Ngendahimana Thomas wari umucungamutungo w'abanki y'abaturage. Interahamwe zari zikomeye icyo gihe zarimo uwitwa Nyiramubande ndetse n'abandi batandukanye mu buryo bwuzuye iyicarubozo n'umubabaro utagira izina. Abatutsi batagira ingano bo mu duce dutandukanye two mu Rwanda, nkuko twabivuze muri iki kiganiro, barishwe, bicwa nabi, bapfana agahinda, bapfana umubabaro n'ububabare bukomeye. Ntawe ari kubarengera bari bafite, nta leta, nta bashinzwe umutekano, nta baturanyi. Bapfanye intimba, bateshejwe agaciro mu buryo bushoboka bwose, barashinyagurirwa bikomeye. Uyu munsi tubavuzeho ngo tubahe icyubahiro. Amateka ntabwo azigera bibagirwa. Bitewe n'umubare w'abagwa muri jenoside, ubugome bicanwa ndetse n'ibyangizwa muri ibyo bihe, jenoside nicyo cyaha gikuriye ibindi byaha, ari nayo mpamvu ari kimwe mu byaha amahanga yiyemeza guhana aho cyaba cyarakorewe hose n'igihe cyaba kimaze cyose gikozwe. Aha niho dusoje iki kiganiro. Turabashimira mwe mwese twabanye, ahasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro.